ubu hari abantu bashaka kugira ngo bacuruze utwana b'abagore bakitwa abashugamami, hakaba na shuga dadi. Biriya bintu mu Rwanda ntabwo tubyemera, ntuzajye kuraguza kwa izina rya Yesu. Njye narashatse birarangira. None se wafashe nibuze ibyo bintu byanyu bikaba indara mu kanwa aho kugira ngo bibe indara mabuno. Ku izina rya Yesu Imana ibavume, Imana ibavume. Ndakubwira muri Zaburi 35 na 6 ntabwo mba ngiye kumwica, mba ngiraga za nkundi. Urukundo ntirugurwa, urukundo ntirwingingwa, urukundo ntabwo rurogwa kugira ngo nibuze uze gukundwa n'umugabo. Hasigaye icyo ngiye kukugiraho inama, tugira n'abandi inama kuri BTV. Biragaragara ko amasaha agiye kandi akaba ari amasaha meza kuri uyu munsi wa none mu kwezi kwa 12 muri kumwe nanjye Kayitangwa Julius Kanyombya. None byabaye ngombwa ko Shadia atuzimana agakawa, ndabona ari Cafe Fort. Turi kumwe n'uyu mugeni rero warumbye akaba yarabuze umugabo, bakoze ubukwe. Icyo gihe rero bakoze ubukwe, umugabo aramureba aravuga ati ngewe uyu mugore ntakundi. Icyo yazize rero ni uguhumura ibintu bitari byiza bitameze nka parufe. Akaba yitwa Cynthia, muramubona rero. Soma kwa kawa. Nibyo koko ari guhumura nabi, ari kunuka kabisa, ariko ntabwo ari byo da. Nukubera ko abagabo nabo barumbye, kuko igihe ashatse umugore akaba yaragerageje kumubonja. Namubajije kenshi nabaza se watanze avance, ngo yatanze avance. Ndamubwira iyi avance ndagukoraho. None yakoze ubukwe, twaduhuriye mu nzira, nkamubwira se ni ibiki ambara uko wari wambaye cyagiye wakoraga ubukwe, kugira ngo tubwire abantu bari kumva B-Star TV ya Shadia barebe koko ukuri kwawe. Waruraho ariko ubu bikumereye bite ko ndebe umugabo yagusenze? Reka tugutoragurira ahangaha. Abazi rero ko wowe Cynthia utagira umugabo kandi umugabo yagusenze kubera ko ngo yumvise agahumuro kawe, niba ari wanyoye kanyanga simbizi nangwa wanyoye inzagwa, bituma atoroka. Kandi bari kubasezeranya imbere ya gitifu, ahita asohoka ahubwo bari kumufunga. None se nijye ushaka? Kwa izina rya Yesu. Ni narashatse birarangira. Ariko rero kugira ngo nibuze ndebe ko nagucuruza, kuko ntabwo uri mubi, amaso meza, ariko bigaragara ko ni wambaye nibi. Nakavara nuko mwari mwambaye. Umugabo none umugabo hajya ngo yitwa Andereya. Sinabyo ntabwo mbyibuka neza. Yari yambaye ibirere. Umva. Bwarahitinze. Umeze nk'umugore w'imirari. Uragenda bavuga ko umugabo ari igicucu, ari ikintu cyose kitafite ubwenge. Rero reka ubwire abagabo, umugabo niba kwanze ugomba kwita nawe umwanga. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo muzajye kwicarana mu buriri nangwa se kwicarana mu rugo rwanyu ureba ugasanga akwinuba nangwa iki. Ugomba kumwanga ukigendera. Abagabo barahari, abagabo ni isoko. Urumva akabuze ku isoko ujya hehe? Ujya Nyagasambu. Birarema. Nangwa se birashoboka ko utarizi gukora. Wamuhaye avance, iriya avance wamuwe niyo yagukozeho. Cyangwa urashaka nyiguha? Oya. Urashaka kumpa avance? Uramba ibyo byashaje, ibyo yari yakarangiza. Ntabwo urashaka kumpa imigage. Ntabwo birasaza. Ntume ku migage kuko ibintu sumbona se. Nkubona hari aho ntareba. Hari aho nareba aho ngaho yakoze niho habi. Naho washatse wahabona. Yamaze gufata imiringoti yose arayihinga, none n'ingi giye guha ibyo bintu. Negative. Nukuri ko Imana usinaga arahagera. Watanze avance ute? Ni umunsi umwe wonyine. Umunsi umwe? Yari bizahaje, ntabwo ibyo bintu twabikora. None yavuye hose harangije. None atarangiza. None umujura agera mu nzu y'umuntu akagira icyo asigaza. Oya wana ari umurezi, yise agenda yarananiwe. Yesu we. Yarakurangije. Ubwo se agomba kuba yarakugize intabire. Ntabwo yagize intabire. Umunsi umwe nyine sibwo yagize intabire. Atari nk'umwaka cyangwa imyaka cyangwa 3. Wabyumvise ute? Byo buhora ariko nango uvuge kuko uravugisha ukuri. Yabigenjeje ate? Kuko ndumva icyo gihe wari umeze neza, wumva umugabo ari
sawa sawa, noneho amaze kugira intabire none nigiye uje gushaka, ntabwo ugomba gushaka ahubwo uzashaka abandi, nangwa se njyewe ubwire ntagire mucuruze, kuko hari abagabo benshi bafite apeti. gucuruza ntabwo byagomba kuko niwe unshaka. Ushaka ashaka uburirwe, ashaka uburirwe kavuna umwete wamaze kubitanga, none n'igihe ugiye guha ubwo buzire uzaba nyamara ameze neza, ushatse wakumva. numva iki? Uri ikigage se, uri byeri, uri igikoma, uri isukari, uri byeri. Nibwo sinze rero ngasinda ibyo abandi basigaje. Yewe areka ninywera agakawa nawe ubundi wowe sinzi. Oya rekeraho utaza kunza ibisambo. Somaho bikare mubwire abo niyo ushaka. Njye nawe umukomisiyoneri nta shida. Kwibere se rero reka mubwire rero kugucuruza ntabwo ari ibindi. Ushobora kuzacuruza umuntu ukagira ibyago. Ubu ngubu hari abantu bashaka kugira ngo bacuruze utwana b'abagore bakitwa abashugamami, hakabaho na shuga dadi. Biriya bintu mu Rwanda ntabwo tubyemera, ahubwo no kugucuruza birabujijwe. Ahubwo tegereza gushakire undi mugabo ushaka kurongora umeze nkawe w'inshike, hanyuma mubaye wamubona se ho Inyamirambo waruzuye. Tuzajyane kwa Haji. Ntuzajye kuraguza. Dore ko abantu b'inshike mwaburiwe mukabura abagabo, mukabura ibiki nka kuriya bagusenze. Ariko sebundi ngiye nkaraguza wabona nde? Oya nyine kugira ngo azahama aho ngaho nazagenda nkabawe. Ukamubona utaramubona ukagiye kuraguza. Namaje kumubona nahita njya kuraguza nyine kugira ngo azabone. Kugira ngo umuhe ya miti yanyu. Ese ni iyihe miti batanga? Imiti nanjye rero sindamenya neza ariko nashakisha. Hari umuntu w'inshuti yanjye nabaza. W'umurozi. Oya ntabwo ari umurozi. Numvise ariko iwanyu banza mubizi. Iwanyu banza mubizi kuko ngo iwanyu uko numvise hari abagore nabo bameze gutyo bagumiwe batafite abagabo ibintu nk'ibyo. Ngo ariko ngo batanga indaramabuno. Benshi barabitanga. Ni ubwo burozi ugiye kuzana umuntu tuvuye nindamuka gushakira umugabo uzamuha indaramabuno. Nzayimuhanye kugira ngo abashe kuguma mu rugo bibaye bishoboka. Imeze ite iyo ndaramabuno mubigenza mute? Hari iwanyu mu karere k'iwanyu? Yewe numvise ngo hari ahantu nyine ngo babishyira. Babishyira hehe? Bwira abantu tubwire izo ndaramabuno uko mubigenza. Kuko ngo iwanyu murabikora. Kuko numvise numva ko bari abagore b'iwanyu bagumiwe ngo batanga indaramabuno. Nyine numvise ngo bishyira ngo ahandi hasi nyine ngo hasi ku butaka. Imyanya myibarukire y'abagore numva ngo babishyiramo ngo bakabihereza abagabo. Ariko nyine ngo ndabikoresha. Ariko nibyo uzakoresha? Nzabikoresha nyine kugira ngo abashe kuguma iwanyu. Wewe abarozi mwe ku izina rya Yesu Imana ibavume. Imana ibavume ndakubwira muri Zaburi 35 na 6 ibavume kuko ibyo mwifuriza abantu bizababeho. Oya wituvuma pe. Ese urukundo rubaho ngaho? Oya ariko n'abagabo b'iki gihe ntabwo mujya mubasha ufata. None se wafashe nibuze ibyo bintu byanyu bikaba indara mu kanwa aho kuya mu bimeze indara mu kanwa se ubwo yazagenda n'undi akagenda n'undi ukayimo. Rero ubwo yabashije kuza njye nkayimuha neza twaba duhuje neza nta nubwo yazanagenda. Nose iyo mico ni imico yo mu karere k'iwanyu nangwa ni ingeso z'iwanyu kavukire? Yewe ni ingeso z'iwacu. Okay, nta mugabo uzabona. Abumva rero bakumva ko Cynthia afite indaramabuno ntabwo bishoboka kugira ngo uzajye kurya ubwo buzire ku izina rya Yesu. Nyamara nzamubona ko wowe winyicira isoko munshakire neza nzamubona. Ujye kumuha ubwo buzire bwanyu. Ariko nawe nkubonye nayiguha. Ntuzandekwe ntabwo ushaka ibyo bintu ntabwo ushaka. Ariko mubwire rero bagabo bumva muzajye mubanza murebe niko nuko nguko muroga. None se urumva wabaye ibyo bintu bibi n'ibyo urayo ugasanga utamurozi ukamuvana ku isi ukamuvana mu buzima busanzwe nk'umuntu ugomba kuzabaho atarariye isumu. Iyo ni isumu. Ntabwo mba ngiye kumwica mba ngira ngo azankunde. Agukunda kubera ko yariye iki? Sandaramabuno. None se wamuhaye ibindi se ko umuhaye ibyo wewe? Ibyo nibyo mbonye bitazamwica. Ubwo wewe bwanyu mukoresha. Ntabwo byamwica. Uko murozi. Oya byamwica yaba ari umugabo uri mu rugo utuje akajya atahira ku gihe. Ariko reka mbari mubaze ushaka no kumugaburira amazirano kinoneho. Oya. Byose ko ari kimwe.
ari indaramabuno ntareba ariko biriya none se ndari muri shambure ya mbere kana muri shambure ya kabiri ni byose nibituranye byose si kimwe aho ya muri shambure ya mbere niho hagenda ya neza mbere niyo sawa basi turashize murabe mwumva mbabwira iki ngaho rero turashize abagabo barashize ubwo rero mbwira abantu b'ubu ngubu ab'iwanyu abo bagore bashaka abagabo bakaba bashaka abagabo ku ngufu mukamushaka kubaha ibintu by'ubuzire nk'ubwo ngubwo mukamushaka kugira ngo bakunde urukundo ntaho ruva abagabo b'iki gihe namwe ntabwo munyurwa ntabwo tunyurwa mugashaka kutunyuza muri ubwo buryo tutanyuje muri ubwo buryo ntabwo twabana namwe muba mwumva mwagenda ahantu hose mugeze mukamumva mwaho ariko iki none si inama bagira abagabo kugira ngo noneho bakundwe bakundwe cyane aho kugira ngo umugore azaguruke wagira iyihe nama abagabo n'ubu bakoresha iki inama nagira abagabo nuko bagomba kubaha indarajisho oya bagomba kubaha abagore babo bakabuha urukundo rukwiriye obligatoire cyane apana kumva ngo wazanye umugore mu rugo wamufashe ari abagabo usanga bafasha abagore nk'abakozi nk'abayayo bazanye mu rugo noneho kugira ngo utsinde kugira ngo uzabone umugabo noneho ugukunda kugira ngo noneho ugashaka umva naza nkunde nyine no kuraguza ukabireka nangwa se ukabikomeza ariko noneho ukamuha indara fakari naza nkunde amagaciro nanjye nzamubaha nazandara amaguru ntazo nzamuha ariko igihe yaje akanisha agaciro nzazimwa kujya baramuroga bagabo babone ka gaciro nyine mu rugo nk'umugore inzaratsi nangwa ibindi bintu ariko nawe uje naziguha aha data nakumenye namenye ko watandukanye n'umugabo umugabo yakwanze kubera umunuko wawe icyo nicyo wazize ariko noneho wowe urashaka undi mugabo kugira ngo bamugushakire umuhe indara ntuza ziwanyu none se ubwo naramuka aje kumva wa muntu kuko natazansiga wagiye uko ngomba kugira ngo akoreshe ibishoboka byose wageze mu rurengeri bakaguha amakuru ukikuba mu kanwa ukikuba ahantu hose kugira ngo uwo muntu wawe ushire hari aho bibase amakuru ntabwo ari mu rurengeri se nta makuru y'ibirunguzi biriya ntabwo genda bagukubete hose hanyuma uwo muntu ukwawushire ugomba kumuha za ndaramabuno zizatuma yumva ko mpumura ntazamurukira nka data sibwo uri umurozi pe uri umurozi nyawe uri umurozi mubi biriya bintu ntabwo babiha abantu ntabwo ndi umurozi kuko ntabwo nzamuroga ngo mwice washatse uburyo bwo kumuguyaguya nzamuroga kugira ngo nkunde uwamufashe nabi ufate neza aho kugira ngo ufate ubwo burezi bwawe oya nta kintu abagore tudakora ahubwo abagabo ntabwo munyurwa tuzanyuzwa n'ibyo bintu uri gukora icyo gihe nzabona utanyuzwe nanjye nzakora cyane kugira ngo nkunde aricyo gituma noneho wambaye ivara rimeze gutya yewe hari ibintu byinshi bakurengera none si ibingibi ni iby'iwanyu baguhaye kugira ngo ujye mu bukwe nka buriya birinda ko urambara za supaneti iyi ni supaneti y'umubu ni ivara oya ni ukubera ubukene bw'iwanyu nta n'uwera wabona iyi ngiyi ntigezweho ntigezweho ureba ukuntu kanambereye yewe kwambara ibintu by'umubu mu mutwe yewe ibi bintu ntabwo ari ushatse reba ukuntu usa reba agapfuko kanjye icyo gihe ntabwo umubu wavuye iwanyu kugira ngo uze gukizwa n'uriya mugabo noneho arakwanze kuza wambaye gutya byonyine ntabwo nakwemera iwanyu muri abakene babi nicyo gituma nanga abakene iyi ngiyi ntigezweho we rero ntabwo byiza muba mushaje muba muzi iterambere twebwe abana bato tuba tuzi iterambere ahantu bigeze ko ushaje washakagaho iki urashaka kugira ngo uze nashaka kuba keya nk'umwana muto umusaza mukunda abana bato uze kungaburira njye nkugaburira nkoze igihe watashye nkoze ibirenge mukuremo inkweto izo keya ntabwo uzikeye unjyanishe uje kungaragura oya ntabwo nakwica none se ngewe sinakwemerera kuko ngenza amakuru yawe n'amatwara yawe n'ukuntu umeze uriya wakwanze ukaba urimborera uje kumva ku mborera zawe urimborera reka aho witonde uvuga uti ngushakire umugabo utazi amateka yawe nawe yawe ndayazi none se ubwo uzambwira amateka yawe niyo nahereye mubwira iki ahubwo uvuga ati ku bucuruzi ni abakomisiyoneri mbaye komisiyoneri ngahembwa ngomba kujya nza mu rugo ku ifaranga umaze kuvana mu rugo nyine uvuga ngo arwaye ngo ugiye guhaha ukabanza ukamugavura wamugavura ukamaho sometime umenye ko nawe yampa amafaranga kugira ngo nibuze nzamugushakire dore ko ufite amaso y'inyana da mbese ndamutse nguhaye basi wenda umiki nkuguha ibintu ibiki uryamana nyine cyagiye umugabo agiye mu kazi genda karyamana n'inguge turyamana winuka ariko ni nabwo ugiye ryamana nawe wararyamana n'uriya akanakwanga waratanze avansi ahubwo uvuga uti
mbera komisiyo nawe nziza ariko ukumva ubundi tuzabanza tugende bazabanze ubone kurangira wa mugabo wumva ko yavanze ari imyaka uragahabwa inguge uragahabwa uburozi wowe gira gutya gusa gushakire mbe komisiyo gushakira umugabo ariko amateka yawe sinza yabona ni kugira ngo ni kuko yamenye ntabwo yagutunga wabivuga oya ntabwo nabivuga wamaye komisiyo komisiyo ni yangahe ibihumbi 100 hari ikibazo ibihumbi 100 s'ukuntu wa Nuse bazagukwa ngahe nje kugurisha ku mwana bashaka kuguha ushaka kugabanya ukavuga uti ukabwira so wanyu nangwa so nangwa nyoko ukavuga uti ngewe ayangani ngo yafata muramwo makiya kugira ngo nanjye uyangezeho kugira ngo ushobore gutanga ntabwo gutanga komisiyo ariko yagezaho hasigaye umugabo nawe akamandi ibihumbi 100 n'ibiki cyo uzana ngo maseka nta kibazo ariko igihe ugiye kuhaha agwaye amafaranga dore ko akora muri banki baretse zasenga tukazihagarika sibyo ukajya uza mu video umutware yebyeye kabanza ngakora iki tukabazanira tukiryamanira oya nabyo kuryama wararyamanye byararangiye ngewe ntabwo nanagutunga ariko reka kubere komisiyoneri noneho reka birasa naho umugurisha none se igihe nzasanga umugabo nari akazi abashije none n'injye uzi akazi uranze se nzabanza gusuzuma neza tukareba musuzuma se uri dogiteri ntasanga utazi akazi nawe ukagenda uzabanza ufate uwo muzaguha kuko ngewe nakubera komisiyoneri ninsanga ari akazi uzanyishyura uzansubiza yanjye nawe ushakira undi oya uwo ngaho wabugiye munuza igihe nzasanga ari akazi akazi ki yanjye ariko ni akahe kazi uvuga akazi azi umugabo aza ari umugabo akazi ko kurongora nyine se n'ubyumva ingeso uzamwigisha kurongora simbizi uzabimwigishe kuko uri n'ishyano wowe uri ishyano uranabizi igihe bakubengaga wari wakoze ako kazi urakazi bakubenze igihe nguhaye wa wundi igihe atangiye akazi ukaba utabizi wamureka cyangwa se ukabimenyesha uwambaye umuntu utazi akazi neza hoya ukabimenyesha tukamuhinduka tukirukana ishyano rikagenda tukamwirukana hakaza undi ukanyongera indi komisiyo haba hagiye kuba mu isoko none se uri iki ariko uzi byinshi ahubwo uvuga uti hakaza undi uriya tukaturamuriye urumva akagenda ukirukana ishyano ariko azana amafaranga menshi none atayazana nka miliyoni nk'eshanu umwana ukampereza miliyoni 5 se ngafata pasente ntabwo nafata ubwo ngiye gushora akazi gakomeye ni diplosi wewe ni amagambo gusa uzoba ugiye kuvuga ariko ngewe ibikorwa byose nzaba ngiye kubishora ariko we ni amagambo gusa nibo bivuze ni ukuvuga ngo ngewe amagambo ushoye kugira ngo n'umugabo yabikomeye ahubwo byakabuze ko ushobora kuba pourcentage twagabana kugira ngo uriya nananirana aramutse ananirana tugapaswa kuko oya ninjye ugiye gukora akazi gakomeye ako kazi urashaka nanjye njye gukora ntabwo mbaye umutinganyi we ntabwo wagashobora ntambaye umutinganyi adutinya aninge rero wakurongora arakatinga amabere ya nyina nyina y'imbwa aza ni ndetse n'ukuzajya n'umugabo ni inyana y'imbwa yagize akakurongora akarongora n'abiwanyu bose akabarongora ariko mu by'abagabo ntabwo atwega ntabwo byemerewe 100 basi okay ukayamba 100 ntabwo cyokoza nka 80 venu yashize reka mbwire umva veni nayakiramo za makiyaje kwisukisha kugira ngo nyine nasa neza noneho bigende bite n'imbere nsa neza kugira nambona ko za miliyoni 5 azirekure nta gushidikanya reka mbwire ngewe mu bintu byose ndabyemeye nzabanza ngo formation kuko ndabona uri akagwari ariko kabanza ukashaka amakuru yo mu ruhengeri bakabanza bakagukuba kuko nagahumuro ndi kukumva wako gahumuro nta mugabo wakemera ndakurahiye ntabwo nabakomishore ngo oya wimbeshyera akagahumuro nagahumuro naje noze neza ese wari isiha ushobora kuba wari isiha nangwa imuzimbwa kuko urareba ko abanyarwanda ntabwo turi ibyo bintu ariko ndumva akagahumuro numva nagahumuro zeze hano Nyamirambo oya nabyumvise muri Zimbabwe no muri Congo ariko ngubwire ikintu kimwe ni ukubanza ukikuraho akagahumuro kuko n'uriya mugabo nubwo naba komisiyoni nkamushaka ntabwo bwashoboka n'ufite akagahumuro nzafata parufe zose zo mu gihugu nziteye nzaza naho ni sawa nanjye ndabyemeza ko bishobora kurangira ariko uteye isoni niba Imana icyo nemeza ni uko nzakorera komisiyoneri nimba bizavamo ukumva miliyoni 5 azaziduha miliyoni 5 hagura iki se
ese icyo azagura we ntabwo ahubwo ni umuntu nkawe wowe fata make ugabanya amafaranga ntabwo umva reka nkubwire gabanya amafaranga nakubwiye icyo nzakora tuyabone nakubwiye icyo nzakora kugira ngo anyemere ntakikubwiye wisiga amaparufe menshi cyane ariko nabyo birashoboka niba bishoboka rero uyu mugore murareba uyu mugore atazi ubwenge afashe indara niba ari hehe indaramabuno afashe za parufe nyinshi kugira ngo abone umugabo ariko ibyo ari byose komisiyo iyo nemeye komisiyo ya 50%. 50% baguha 1,000 uma 50% ni ukuvuga tuzapasura 50% y'ijana nangahe batuvuye mbese baduhaye nk'ibihumbi 300 50 ku ijana nangahe ntabwo wanize nta mubare uzi uri ikintu cy'ikiroroge gusa uraho wowe fata 50% 300 tuvuga ngo 50% ya 300 nangahe kugira ngo nibuze turebe ko nibuze nagenda afite umunezero nkagenda ngagushakira umugabo kandi aba afite benshi none se ndaza ndafite amafaranga ni ukuguha ufite amafaranga kugira ngo tuzajye nza mu rugo mbatembere nk'inshuti menye uburyo ugomba kuma none ubona ko bizagenda bite ni ukuguha ayo ngayo y'uwo munsi nakubwiye wakoreye ubukomisiyoneri ugomba kujya umugabo bikarangira ni kukwigisha ni entraînement ukajya umugavura wagavura nyine ukamuha njyewe ni umugore we naba mbaye umugore we kubera urukundo rwanyu ugomba kumwaka hahandi nyine turi mu gitanda twahuje umwuga ati sheri none ndahahisha yangaye bitera ibyo ngiye gutera wagera mu isoko aho kugura inyama yagutumye ukagura injanga nkeya mbese uturyo turi aho ngaho hasigaye aho kugura inyama ukagura injanga ikiro uri kunshuka hoya nzamwaka amafaranga y'inyama ni ukubwigisha kugavura hoya uri kumbeshya uvuga ko ukagura injanga zigura ngahe zirahendutse ni ukuvuga ko ikiro kimwe cy'inyama ni 3,400 ibiro bibiri ni 6,800 injanga ikiro cyose k'inyama njyewe sinyirye urumva we nkayimuha kugira ngo mbashe kugavura ibyo hari ikibazo ayo gavuye rero nze kunkokura warabitse ukamaho y'urugendo makeya komisa nanjye nkamenya ko muramutse mushwanye ko ntabya wazagaragaza ko uje kunshaka waza kunshaka nkagushakira undi reka genda komisiyoneri ntabwo mbuze nkagushakira abagabo nyine n'abazi guca inyuma nkagushakira uca inyuma akajya aza akaguha n'andi tukagira menshi ariko uzi kuri igicucu igihe ndi kumwe na wa mugabo ukagicakira n'abandi n'undi kuko wowe waramenyere n'uwa mbere wakwanze yari umugabo asiga kwangisha amaze kwangiza asiga buri iki ku buryo n'abandi muri rwa rugo hakajya haza base na nk'icumi oya bakwica hakaza nka babiri ndabafite babiri ni bake rero igihe mushake ngashaka abahungu babiri bakaza bampa komisiyo nawe bamara kumwambereza komisiyo izo ni bizinesi none se ntabwo wungutse mba nungutse iki mba nakoze akazi ko wowe bashoye amagambo ngo kuki washoye amagambo noneho ugashora iki mu gitanda mba namuhaye keya se keya ni igiki namuhaye ibintu yaryoheye ibintu kise ibintu bingana bite ese bifite metero zingahe bifite n'uburemere bungana abagabo niba mumenya metero yabyo abagabo ntabwo namenya metero yabyo ntabwo ni kilometero kilometero ntabwo nayimenya pe na santimetero nayo iyo niyo yitwa keya se icyongereza cyaragongo ni keya iyo ugiye gutanga ubujire ngo ni keya okay nese nta kibazo ukeneye ase uri kundangira abandi bubatsi oya nawe ufite amafaranga oya ikintu kimwe mfite amafaranga ndakusaba komisiyo ko mfite amafaranga ikintu kimwe ngenzi ni uko wowe ugomba kwitonda ukamenya ko wazize icyo wazize nazize iki umunuko warawuzize uzize wiga ubwenge yo gushaka parufe nyinshi ahasigaye ukavuga uti jyewe nini siga parufe ntabwo uzanzanira ntabwo azanyanga ibyo turabyemeza none nkugire n'ubundi bwenge bw'uko uri ugomba kujya umushaka ukamushaka w'iki gavu ukamugavura hanyuma wagavura nje nk'umushyitsi ukama kwaje
gake ay'akamoto ayo nubwo wambaye akamodoka nta kibazo ariko noneho imodoka waba ugiye hejuru ikindi mugereho inama igihe uri hariya kuko uriya mugabo ntabwo azi ibyawe ntabwo imico yawe nuko waje nuko byagenze kuko amateka yawe ndayazi asigaye undi nkuzanye nawe tukamurya ukagavura wamara kumurya asigaye nanjye ukampereza kumva nkukorera iki icyo bita marketing nyine ntayaguhaye ubwo nukuvuga ngo wamvamo umeze nka wa mugore w'imirari wajya kwimubwira umeze nka wa mugore w'imirari uriya mugore w'imirari yarangije cyane ureba ashaka kurya abantu areba hano kandi kureba hano areba yamaze abantu amaze kurya abantu nanuza na Shani Breeze harya abahanzi bagenzi bacu bitwa abantu hari ba Shani Breeze hari ba bari bande ariko nta n'umuhanzi n'umuzi amaze kubagira ibigorogoro biriya rero nawe niko ugiye kubigenza ahubwo wowe ushobora kumera nk'uriya mugore tukarya abana tukabamanja nzabe nk'uriya tujye turya tukarya amafaranga ese hari uwanga gukira kandi nta wangije niba uzi ko bizangiza kuko ushoboye kugera mu rugo ukaba wabonye nka mugabo nakuzaniye wa kabiri nangwa wa gatatu cya kindi tukagira ikigorogoro ntabwo umirika ukavuga ikigorogoro cyagiye nko ku kazi n'abandi ukabaha bakaba igorogoro biwerewere noneho icyo gihe rero tukareba ko twagira umusaruro babyita mu cyongereza the development of money y'ubujura nk'ubwo nyine icyongereza ni nyabakira the development of money sobanurira nyine ntabwo nize urabizi iterambere ry'umusaruro w'amafaranga kuvanye n'ayawe nawe ukagira andi nzaza nguhaho ugirayo nisigarize aha nimba rero ubwo no kugira umusaruro rero wo kugira ngo uzajye umenya kubika nanjye nuko rero none rero nkubwire muvandimwe Cynthia tugiye kugera ahantu dusozereza mu kiganiro cyacu njye ndabona ngasanga kugeza ubu ngubu inama twagira abantu ku isi ni iyihe urukundo ntirugurwa urukundo ntirwingingwa urukundo ntabwo rurogwa kugira ngo nibuze uze gukundwa n'umugabo hasigaye icyo ngiye kukugiraho inama tugira n'abandi inama kuri BTV Bstar TV turabona tuti nk'umuntu uba atekereza afite ingengabitekerezo kugira ngo aroge umugabo amuhe ibintu bidasanzwe amuhe izo ndara fakare ibyo byose ni ukugira ngo ashakishe iby'isi ariko ntabwo iby'isi bigurwa kuko Imana yararemye iri mu rukundo nk'uko yaremye ibindi byose bivuga ngo rero igihe umugiye kuguha umugabo ngo indaramabuno kugira ngo ukunde ese uba ushaka kugira ngo ugere ku ki ntabwo urukundo rwingingwa urukundo ntabwo rwingingwa pe ubundi cya mbere ni ubwumvikane hagati y'umugore n'umugabo ni urukundo umugabo yeretse umugore ni urukundo umugore yeretse umugabo we no kumwubaha kandi baravuga ngo urukweto rugira inkweto igira iyayo igira iyayo bivuga ngo ikirenge kigira icyo gihe iyo mwambaye mbusanye ntabwo icyo gihe mwahuza icyo gihe rero ubona ngo abagabo bica abagore abagabo bisha abagore abagore bisha abagabo rero icyo gihe gushakisha urukundo rw'imbusanye rw'ikingufu ugasanga uri guhatiriza umuntu akubwira ko atagushaka wo kumva ko nyine mwakomeza kugumana buryo umugabo akubwiye ngo ndaguhaza aba atagukunda pe neza niba umugabo agiye akamara icyumweru cya mbere ibyumweru 2-3 atarataha wamuhamagara akagukupa akakwereka ko atakwitaye icyo gihe umugore urahatiriza iki nicyo gituma rero ubona ngo urukundo rutangira ari sheri shushu sheri shushu waramutse ute biri ute rurangira ari imbesiri ku manyoko urya n'ingumi urukundo rero ni ukuvuga ko urukundo rero rubaho rugasaza rero urukundo ruzima ntabwo rusaza urukundo ruzima Imana yagiyemo ntabwo urwo ni urwa kera bakundanaga ariko ubu none urasanga umukobwa ashaka amafaranga agatangira ngo sheri shushu biju kayu noneho bigatangira noneho byajya kurangira rugiye gusaza ugasanga urambaza iki mabere ya nyoko
ngaho nuko nyakuvuna umuheto nyakuvumene uramamagara umbaza iki urambaza ibiki wintera umwaka wibamagara untera umwaka kandi waratangiye umutera amashati uhamagara ko ati sheri uzi ukuntu uyu munsi nawe ugeze akazi ko ukuntu wamamagaye rugitangira ariko iyo rumaze kurangira atakubwira ati uri kuntera umwaka ugasanga umuntu atangiye kumubwira nyagusha amabere ya nyoko atangiye gutuka nyirabukwe nyakuvuna umuheto atangiye gutuka sebukwe ngo apfe rwose cyane rwose rero urwo rukundo ntabwo ari urukundo n'umuhatiriza abantu b'injiji bashakisha uburozi bagashakira bwa buryo bwanyu bw'injiji ariko uvuga ati umugabo atansiga umugabo atagenda reka yagiye reka njye kugisha inama abagore barashukana abagore barashukana hari igihe bavuga ati nijya kugisha umugore inama bitewe n'uburyo kavuyemo se kiwerewe ntabwo ndikiwerewe rwa rukundo rwacu rurapfuye rero nibwo rwa rukundo nakubwiraga rero bakwangiye rw'ubunuko ariko rero ibyo ngibyo nabyo nta muntu ushobora gukunda rukundo ni impumyi wakunze navuga ngo yapfuye ijisho nangwa yapfuye amenyo ariko bavuga uti nakunze byarangiye sinzanamuta urwo nirwo rukundo nyakuri byarangira rero ukajya kubona abantu bati turashaka kugurisha urukundo ugasanga hari shuga dadi shuga mami kubera iki kubera amafaranga ba shuga mami ubwo babaho ni ba shuga dadi shuga mami udufaranga ufite imodoka akareba abahungu butoya akabashisha amafaranga biga muri segonderi nangwa ahandi kakaza akaba mwigisha oya bari abahungu nabo bajya gusanga urusaza narwo rukarwara akwambara neza kari kuvamo se akaba ari shuga dadi nawe akareba bwa bukobwa butoya bwiga muri segonderi nangwa kuri lise akavuga ati akira udufaranga akira amandazi akira udufaranga ujye kugura mukondowazi nangwa iki akanashisha amafaranga kugira ngo akore iki bibaho cyane namara kukangiza aba yifite umugore we ku ruhande w'isezerano ari waba yamada atateganyijwe icyo kintu dushobora kugira inama rero abana b'abakobwa b'abanyeshuri ntibirinde n'abahungu bato nabo tukabagira inama yo kugira ngo batabangiza kuko abagore b'ikigero nabo bakuze baba bakeneye abana bakiri batoya pe ariko se bamaze iki ni akahe kamaro bafite ngo ni imbaraga nyinshi bafite da umva bari abagore nta mikino baba bashaka abo nabo bashaka nyine buriya nabo babana n'abasaza nkawe urakundana akira ibyawe si we wabimpaye akira ujyana ibyawe vugisha ukuri akira akarabo suka karahumura uzajya babagabo umva ukuntu kameze kumva kadahumura wapi ariko bakunda kwisize byashoboka ko babagabo nakuzana bagukunda ariko mubwire rero hari akantu ushaka kubwira ba bandi bashaka uburyo bwa twatwana noneho oya baryabo baranumvishe wapi nta njyana yabo bari abashuga mami shuga dade shuga mami na shuga uvuna muheto oya bara ntabwo nshaka ntabwo nshaka umusaza kunyangiza ariko ndi umukobwa mwiza dore ufite imyaka ingahe 23 oya njye nifite imyaka 22 yonyine kuko ndacyari mutoya kuko urusaza ruza rukanshuka ni ikibazo ngo ni bari ni style ntuzibona se ugasanga arakubeshya atendagura agapantaro shabye horere wapi tekereza ubyaye umwana ariko afite n'amafaranga aguteye inda afite imyaka 60 nangwa 65 nangwa 70 uwo yazapfa umwana ajya ataravuka rugapfa ejo bundi rukaribwa si cyo kibazo se ubwo se umwana ntabwo azapfa babaye umwana yazakura mva ngo nabyaranye na shuga dadi tekereza rero nawe kagasore nako kakandi ko muri segonderi kari muri 5e nagashutse urukecuru rwagashutse ugatera inda wa mukecuru ukabyara umwana nagabyara ashobora kubyara oya umukecuru imyaka 45 aba yacuze atakibyara aheka abuzukuru none se ngaho ubwira hari n'ibindi hari ugira mu myaka 50 uramutse ibyaye se ukabyara wa mwana mu myaka 10 ufite imyaka 20 mu myaka 10 ni ukuvuga ko ufite 30 none uri grand frere wa mwana cyane siko n'ubyumva tekereza rero ubushugamanye ni ikibazo leta igomba kubishishikariza ikareba abana b'abakobwa we ntabwo ari leta ni twe twenyine ni wowe nanjye tugomba kubyumva ko biriya bintu ari amahano bitabaho oya abatwumva batwumve bumve ko
baradushuka. ahubwo murabashuka. Kugira ntabwo tubashuka, njyewe ndacyari umwana muto, nuza ukantera tunsukisha amafaranga nzayakira ko uzaba wampereza, uzaba wanyeretse cya kintu nkeneye koko. wese ufite ubwenge tuvuge uri muri segonderi kuki utashobora kureba ko iki gisaza ugomba kukireka, bizaterwa n'urukundo waje unyereka, ugategereza igihe cyawe kikazagera. uzaza wanyeretse urukundo, reba nk'aka karabo maye. njyewe ndi umujene premier, njye ndi umusitari wankurahe niba nabyo mwasangiye rero bya mbere. ntabwo ushobora kwemera ibintu bajogoroje. Oya, barakujogoroje none barakajya kuvuga ngo nanjye siki, ntabwo ndi urugero, ntabwo nabikora. kubera iki ndetse akarabo kamereye iki urabona ari akarabo kugira ngo uzahereze wa mugabo. turashaka komisiyo, ntabwo ari ibintu amabandi. urabivuga wiki ubwo si ububandi, ubwo ni ubugegera nk'umuntu nkanjye nka. oya ntabwo ndi ibandi, njyewe ni wowe banda ahubwo wowe ushaka kungurisha. none ibyo bintu nk'abagurisha abandi ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga hari abagore bari hariya muri Sodoma, hari abandi bari hirya no hino. hari abagore kenshi babikora ko n'abagabo barabikora, ugasanga afashe umwana w'umuturanyi akamubwira ati ngo tujyane ahantu, yego, ugasanga bamuhaye nk'inzoga aranywe, umwana yasinda, rero ugasanga ntabwo azi ahantu ari. rero mu gihe handi atazi ahantu ari, aravugana na wa mugabo amuha amafaranga. bya biyobyabwenge baba ni ibihe hano hari haruguru babyita ngo niba ari kokayine, niba ari za kokayine, rwa rumogi rwabo, na nzogayine, za nzogayine, sitroyine, kokayine n'ibindi bintu. na za shisha zo zirasindisha. shishayine sinyizi. ni ukuvuga ngo ibyo byose baba ahantu kugira ngo batakaze ubwenge, noneho babakora iki, abasambanye batabizi. ugasanga umuntu ati reka wa wundi ngo ninde ungize, noneho ugasanga umuntu atwaye inda atazi n'uwayimuteye. nyine ukumva ko ari ikibazo dukwiye gukurikirana. rero tugere ku musozo, abumva bumve, abatumva barorere. twatangiye dukora ikintu kimeze nka komedi. ntoya bose bagomba kumva. twatangiye ibintu bimeze nka komedi bishobora kuba bibasetsa, ariko tugeze mu nyigisho nyayo, inyigisho karorero, inyigisho mbyumve mbikurikize. ubu ni ukuvuga ngo rero abazi kumva bumve, abazi ko bashobora kuba bashaka gukurikiza iryo rari ryabo, nimureke turagiye. ndi kumwe na Cynthia. Bye bye Cynthia, bye.